nagiraga nanone ngo nsabe babana bacu baberetse hano nabo kubera intambwe bateye abakristo hari impano babageneye nagira ngo bigire imbere. Nyakubahwa Musenyeri Gisonga cy'Umwepiskopi mwigire imbere mudushirize impano Frere Noel Kuperi. Nagira ngo nanone muraga muduha hafi, tubashimiye inama muhora muduha, tubashimiye n'inkunga muhora mudutera. Imana ibakomeze, murakoze, murakarama. Imbaraga zabonetse none ngaha ibikorwa twigejeje aha ngaha. Muri rwego rero tubikuye ku mutima turabashimira uburyo mutuba hafi, uburyo budufasha kugira ngo uko Nyagasani arushe guhabwa ikuzo n'icyubahiro. Ibyo mudukorera byinshi ntabwo ngo birangize, ahubwo namwe muri hano mwaza mukadusangiza akabari ku mutima ijambo ubundi murarisanganywe. Murakoze. Nyakubahwa Musenyeri General Diyoseze yacu, Padiri mukuru wa Paruwasi Runanga, basaserdoti biyeguriye Imana n'ubumwihariko abadushagaye Frere Noel na Marie Claire, Nyakubahwa umuyobozi wungirije w'akarere ka Burera, Nyakubahwa umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Butaro, abayobozi mu nzego zitandukanye muri hano, abayobozi b'amatorero, inshuti, bakristo muhagarariye abandi muri iyi Paruwasi ya Runanga, visi perezida w'inama nkuru n'abafatanyije, babyeyi, bana, urubyiruko, bavandimwe mwese ba Paruwasi ya Runanga n'inshuti zayo, nongeye kubaramutsa mwese bifuriza umunsi mwiza w'ubwiyunge bya Mariya. Birumvikana iyo umuntu yishimye nta rindi jambo yavuga usibye gushimira. Kuri uyu munsi utagira uko usa, umunsi mukuru w'umubyeyi Bikira Mariya, aho twagize icyo tuvugiraho gutaha Kiliziya ya Runanga ivuguruye ivugururisha cyane nshyashya, twishimira n'abavandimwe bakoze amasezerano ya burundu. Ikibangutse cyane ni ukuzirikana ko ibyiza byose tubikesha Imana, umubyeyi wacu dukunda, utugabira atageruye
ngira ngo mfashe gushimira Imana kubera urukundo n'impuhwe zayo. Ibintu byose twishimira tubikesha Imana, tubikesha Imana. Numvise hari aho muvuga kumvikana kuko Imana kutugezaho ibyiza yifashisha imiyoboro. Hari Imana yifashisha rero kugira ngo igeze ku bana bayo ibyiza bagendera ku buntu. N'umwanya rero igihe twishimira umunsi mukuru w'umubyeyi Bikira Mariya, muwo nshimira ndahera kuri paruwase ya Runaba mu mbaraga zayo zose, abasaserdoti, abiyeguriye Imana, abakristo muri rusange. Diyoseze ya Ruhengeri irabashimira, Kiliziya irabashimira kubera ubwitange n'umurava mugaragaza bishingiye ku kwemera mufite n'urukundo rukunda Imana n'ubwoko bw'abavandimwe. Abambere nshimira rero mwebwe paruwase ya Runaba, ndabashimiye kandi ndabishimiye. Ubahagarariye yagerageje kuvuga ibyo mwakoze muri mwaka w'icyunamo ahereye kuri za nkingi eshanu, imirimo yacu n'ibikorwa byacu tugenda tugarukaho. Birumvikana ko iyi paruwase ya Runaba iri gutera intambwe ijya mbere. Ubufasha bwa diyoseze nta n'umuntu yakwiye kuvuga kuko ni umubyeyi uri hafi y'umwana we. Burya icyo mutabona mukeneye igihe mutureba, burya mujye muvuga muti niba kitabonetse ni ukubera ubushobozi buke. Naho ubundi ibya diyoseze ya Ruhengeri ni ibyanyu, kimwe n'uko imbaraga ziri muri paruwasi ya Runaba ari imbaraga za diyoseze ya Ruhengeri. Mushyira imbaraga rero cyane cyane kuko umwanya barayiki saserdoti iragira ngo bibasabe aho mufatanya kureba gahunda za paruwasi mu butumwa, noneho wite cyane guha umwanya abari abakobwa, abadamu, abamama, ababyeyi bacu, wite guha umwanya umwana w'umukobwa agaragare muri Kiliziya mu butumwa atanga umwanya we. Byaragaragaye ko nk'ubu twicaye hano ubundi buturusha ubwinshi, bukaturusha n'imbaraga ari iz'umutima n'izindi n'ibitekerezo no guhanga udushya. Nimuhabwe umwanya rero ukwiriye muri Kiliziya kandi mugire uruhare koko mu iterambere rya paruwasi ya Runaba rya diyoseze. Abandi ngira ngo muzakomeze kwitaho ni abana n'urubyiruko. Izo mbaraga za Kiliziya, izo mbaraga z'igihugu ubu n'ejo hazaza. Icyo twifuza kugarukaho kindi, ubukristo bwanyu bukomeze gushingira ku ijambo ry'Imana. Ndagira ngo bashishikarize
kwita ku ishuri rya Bibiliya, aho ijambo ry'Imana mwasomye mukazirikana rimurikira intambwe zanyu kandi rikabafasha kugira ngo muhagarare neza mugomba kuba muri mufite igisobanuro gikwiye kubababaza ishingiro ry'ukwemera kwayo. Ikindi nifuza ni ugukomeza guhabwa neza amasakaramentu baturibuza. Ubu turi mu mwaka wa yubile, hari impuhwe za yubile. Ndizera ko uyu mwaka w'impuhwe uzabasigira kwivugurura. Yesu urangwa n'urukundo n'ineza ahora ateze amaboko kugira ngo yakire buri wese kandi amuhe icyo akeneye kugira ngo agire ubuzima bwiza kandi akure mu rukundo rw'Imana n'ineza yayo. Muhabwe neza amasakaramentu rero, kandi abahawe amasakaramentu ntibibe iherezo ry'urugendo rw'intangiriro. Nyuma yo guhabwa isakaramentu ry'abatisimu, umuntu ariho kubabatizwa. Nyuma yo guhabwa isakaramentu y'Ukarisitiya, akomeza atungwe n'iryo sakaramentu mu buzima bwe. Uwahawe isakaramentu yo gukomezwa kuko yumva ko abaye impuhwe. Uwahawe isakaramentu yo gushyingirwa yumva ko ahamagara gushinga urugo rukomeye bubakiye ku rukundo. N'andi masakaramentu rero duhabwa agomba guhindura ubuzima bwacu. Noneho tuze birazamuka aho mutuye, aho mutuye ahumeka amahoro, kubera ko hari impunzi n'abayobozi b'amahoro mukomora kuri Kristo. Noneho hakaza rero kwiteza imbere. Bakristo ba Paruwasi ya Runaba murashoboye. Mufite imbaraga z'ukwemera, mufite imbaraga z'urukundo rwa Kiliziya kandi birigaragaza. Ikiliziya ivuguruye ubundi nk'igitekerezo cyangwa se n'iki, iyo umuntu areba izindi za paruwasi zose uko ziba ziteye, umuntu avuye muri paruwasi akajya mu yindi, burya aba afite n'uburyo abona. Noneho yagera muri paruwasi imwe akaba yayibwira ati ariko turabona hari icyako. Abashinga ko mwakira igitekerezo cyiza cyagaragaye, ndabashimira imbaraga mwakoresheje. Numvise ko hari ibisigaye byo rwose bizaba byoroshye cyane, kubera ko igikorwa gikomeye mwagikoze. N'ibisigaye byose muzabinoza, ndetse n'izindi gahunda zindi zose zo kwiyubaka ndahamya ko muzabikora, muzabigeraho, kubera ko mbabonana ukwemera gushyitse kurangwa n'ibikorwa, kubera ko mbabonana urukundo rw'Imana n'urwa Kiliziya bitigera bidohoka. Paruwasi ya Runaba rero mukomeze mujye mbere. Mukubaka paruwasi yanyu ntawe musiganye. Mukubaka diyoseze yacu ya Ruhengeri ntawe dusiganye. Mukubaka Kiliziya yacu umuryango w'Imana ntawe dusiganye. Ubwo rero kuri iyo ngingo ya mbere ntabwo ari byiza. Hari iya kabiri rero, iya kabiri ni uko turi muri umwaka wa yubile. Yubile y'impurirane, imyaka 2025 y'icungwa rya bene muntu. Ni imyaka 125 inkuru nziza y'agakiza igeze mu Rwanda.
mu rwego rw'igihugu dufite gahunda yo guhimbaza iyo yubile izakirwa mu rwego runuru buri diyoseze uko ari 9 mu gihugu tukagira igikorwa twakira. Twahereye i Kabgayi dukomeza Isaza dukomereza mu Ruhengeri nta ntabwo muherera mugashimire uburyo mwiteguye neza kandi mugahimbaza neza forumu y'urubyiruko nayo tukamere mu Ruhengeri. Ndagarutse rubyiruko ndabashimira uruhare mwagize muri forumu y'urubyiruko mu Ruhengeri n'ibiro y'urubyiruko. Imbuto z'iyo forumu n'iyo yubile bizakomeze barangwe muri paruwasi ya Runaba, aho urubyiruko rwose ruhabwa umwanya rukitabwaho. Urubyiruko rugaragara na byinshi rugomba kwitabwaho, kandi kubitaho ni ukwiteganyiriza. Rero yubile yakomeje Butare, ubwo tubashima uruhare mwagize. Urwego rw'igihugu muzi ko ejobundi kuri 27 i Kibeho hazaba yubile y'abana. Twiteguye guherekeza abana i Kibeho, umubyeyi Bikira Mariya mwamikazi wa Kibeho. Nyuma yaho hari abihaye Imana itariki ya 2, nyuma yaho hakaza Cyangugu umusaserdoti, hakurikiraho umuryango Nyundo, byaba ari Byumba, gusoza rero akaba ari i Kigali ku itariki ya 6 Ukuboza 2025. Paruwasi ya Runaba rero twarabazirikanye muri gahunda ya yubile. Ubu turi kwitegura kuza kugira ngo duhimbaze hano iwanyu mu rwego rwa diyoseze yubile y'abarayiki n'imiryango ya Gisiyo Gatolika. Turitegura kuza hano Runaba, twahisemo Runaba kugira ngo tugaragaze uruhare rw'umurayiki mu buzima bwa Kiliziya, mu butumwa bwa Kiliziya, umwanya w'imiryango ya Gisiyo Gatolika n'amatsinda y'abasenga mu buzima n'ubutumwa bwa Kiliziya. Hazaba ari itariki ya 6 z'ukwa karindwi umwaka utaha 2025. Mwitegure neza rero kuzakira diyosezi yose izaza guhimbariza hano yubile mu rwego rw'abarayiki no mu rwego rw'imiryango ya Gisiyo Gatolika. Icyo ni icya kabiri. Icya gatatu rero nuko mubibona serivisi mikeya ngo duhimbaze Noheli. Buri mwanya ndagira ngo gusoza mbashimira uburyo mwitabiriye n'uburyo mwahimbaje igitambo cya misa. Uyu munsi mwawuteguye neza, nkaba mbifuriza kuzagira Noheli nziza n'umwaka mushya muhire. Noheli nziza n'umwaka mushya muhire kuri mwebwe ubwanyu. Noheli nziza n'umwaka mushya muhire mu miryango yanyu, mu nshuti zanyu. Umugisha w'Imana uhorane namwe. Mutegereje kuza ko yuje ikuzo, Imana ishobora byose kandi itimpuhwe, niba atagatifurisha umucyo w'umubiri w'uwo mwana wayo ugiye kuza, maze basesekaze umugisha wayo
ryayo. Muri uru rugendo mukirimo ku isi, niba ndatsimburwa mu kwemera, ibahe gushimishwa no kwizera mwifitemo no kuba ingirakamaro mubitewe n'urukundo. Kugira ngo mwe abishimiye kwakira ubwuzu umucunguzi wacu ugiye kuza muri kamere muntu, muzashobore kumusanganira igihe azaza ubwa kabiri yuje ikuzo, mukazahabwa ibihembo by'ubugingo buhoraho iteka. Ushobora byose nawe umugisha Imana na Mwana na Roho Mutagatifu. Nimujyane amahoro ya Kristo.
tumushimire ko uyu muhango awukoze neza. Ahasigaye turagira ngo dusabe itore izina ry'Imana Data na Mwana ari umutagatifu. Turate Mariya umwamikazi w'amahoro, turate umubyeyi w'impuhwe, Mariya, Mariya nyina w'ijambo, Mariya we reka tukurate urayikwiye. Nyagasani Mana yacu, turagushimira ko duhurije hano muri Paruwasi ya Runaba kugira ngo duhimbaze umunsi mukuru w'umubyeyi Bikira Mariya utarasamanywe icyaha. Turagushimira ibyiza byose dukesha ubuntu bwawe tubona hano muri Paruwasi ya Runaba. Turagushimira imbaraga zagaragaye mu kwiyubakira gusana iyi kiliziya, kwivugurura. Turagushimira n'ibindi bikorwa byose by'ikenurabushyo bikorerwa muri Paruwasi. Turagusaba ngo ukomeze tube hafi muri byose, maze ingoma yawe yogere hose. Nibi dutungira ubuzima rero tugiye gusangira byose, byo kuba n'ibyo kurya, turagusaba ngo uhe umugisha abagiye gusangira, kandi abashonje ikibatunga. Tubigusabye kuba Yesu Kristo umwami wacu. Izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Uri mwiza Yesu, uri mwiza wese, uri mwiza rwose. Nzahora nguhanze amaso, nzahora nguteze amatwi, kuko nzi ko umukiro wose uganji wawe. Nzahora nguhanze amaso, nzahora nguteze amatwi, kuko nzi ko amahoro yose atangwa nawe. Uwasogonye ku byishimo byawe, iki kindi yararikira mukundwa, ntacyo nzigumira iwawe mwami waducunguye, impuhwe n'urukundo byawe aba ari byo bimbeshaho.
umusanzu wanjye n'uyu n'umusaruro nawe nzawutanga kuko niga nkora
yari umusigisira bagasigara basiganuza uwituze Josiane. Murakoze murakagira Imana, murakagwira nk'ubwoya bw'inka, mutohe nk'ubwatsi bwazo. Bakristo bavandimwe rero aka kanya mboneyeho kubifuriza gukomeza kwakira Yesu Kristo umwana n'umukiza wacu kugira ngo azadukize, kandi mbifurije impera z'umwaka wa 2024. Mboneyeho no kubifuriza umwaka mushya muhire wa 2025 uzawubere uw'amata n'ubuki, muzawurye ntuzabarye. Murakoze murakagira Imana. murakoze.
nuko yiyegurira Nyagasani. Ibyishimo afite nibyo byamuteye kwirindira muri Nyagasani. Tukaba tugira ngo muri uyu mwanya urugero rwiza yatanze yigira imbere asuhuze abakristo. Icyubahiro Musenyeri Vincent Harorimana, umushumba wa diyosezi yacu ya Ruhengeri, basaseridoti b'Ihayimana, nyakubahwa visi meya w'akarere kacu ka Burera, bayobozi mwese mu nzego za leta muteraniye hano, bakristo bavandimwe, Kristo Yesu akuzwe. Nyiricyubahiro Musenyeri, umushumba wa diyosezi yacu ya Ruhengeri, mu izina rya mugenzi wanjye Seri Nyiramugisha Marie Claire no mu izina ryanjye bwite, dufashe uyu mwanya mu rwego rwo gushima Imana kubw'ingabire yaduhaye yo kuyiyegurira, tugakora amasezerano ya burundu mu muryango w'ababikira ba Mutagatifu Vincent wa Paulo Birenderede no mu muryango w'abafureri b'inyigisho za Gikristo. Turashimira by'umwihariko Nyiricyubahiro Musenyeri Vincent Harorimana na Nyiricyubahiro Musenyeri Anaclet Mwumvaneza bo bemeye kwifatanya natwe kuri uwo munsi w'ibyishimo baduturira igitambo cy'Ukaristiya, umunsi twakoreyeho amasezerano ya burundu. Bakristo bavandimwe, mumfashe tubashimire. Turashima umuryango w'ababikira ba Mutagatifu Vincent wa Paulo Birenderede n'umuryango w'abafureri b'inyigisho za Gikristo, uburyo batahwemye gutwitaho uburyo bwa roho n'ubw'umubiri. Imana ibaha umugisha. Turashima kandi uburyo ntagereranywa ababyeyi bacu, abavandimwe tuvukana batahwemye kudushyigikira mu rugendo rwacu rwo kwiyegurira Imana kugeza ubwo dukoze amasezerano ya burundu. Imitima yacu ntizahwema kuzirikana iyo neza mwatugiriye. Ntitwabura gushima nyakubahwa Padiri Mukuru n'abo bafatanyije ubutumwa muri paruwasi yacu ya Runaba, bo batahwemye kuduha inyigisho zadufashije muri uru rugendo rwo kwiyegurira Imana. Uwo mutima mwiza muzawuhorane. Ntitwasoza tudashimye abakristu bose batubaye hafi muri uru rugendo rwo kwiyegurira Imana, by'umwihariko abakristu ba paruwasi yacu ya Runaba. Dusoje kandi tubasaba inkunga y'isengesho nk'uko mutahwemye kudusabira. Ubu dutangiye urugendo rudusaba kwizirika kuwo twemeye kandi tukamwiyegurira burundu. Rugeze ahakomeye, isengesho ryanyu ni inkunga ikomeye kuri twe. Murakoze, mugire umunsi mwiza wa Bikira Mariya utasana mu cyaha, waragijwe paruwasi yacu ya Runaba. Musaza wanjye arakoze, icyo nakongeraho nta kindi ni ugushima nisabira ababyeyi bacu n'ababyeyi muri rusange kugira ngo bakomeze bakingurire amarembo urubyiruko. Imiryango y'Abihayimana irabakeneye kuko Kristo akeneye abantu batuma ahantu hose. Murakoze. Nirwo rutumye mugaragaza ibyishimo mufite. Abakristo rero kubera urukundo bafite barashaka kurubereka babahereza impano bose zibashikirije. Mwabaha amashini mu rwose. Ibyiza nk'ibi nanjye
hari ikintu nashaka kuvuga cyangiye ku mutima kandi kikaba cyaranshimishije. Mu muryango wacu natwe twungutse ibyiza. Mu gihe cyashize iri jambo naripfana kandi ntizarivuge, ariko kubona ngiye kubona vise Ntwaririmana ntacyo nakora, ntacyo navuga. Iyo ugiye mu by'Imana nayo ijya mu byawe. Imana ni umubyeyi. Vise Ntwaririmana kuri Pentekoste yaje muri gereza ya Ruhengeri. Iri jambo nagomba kuzarivuga rwose. Araza aje gukomeza abantu, n'uwasabye umugisha nanjye ndimo. By'umwihariko birenze ibyo, uyu mukobwa ntakuntu nashima Imana ntihabwa icyubahiro mu isi no mu ijuru. Uyu ni mubyara wanjye, nasanze nafunzwe ariko agiye kumumurikira, aragenda ajya hanze. Nubwo wenda hatamuguye neza, ariko naratashe nsanga nawe yari amahoro. Ni ibyishimo birenze ibindi byose kuba mpagaze imbere ya Vise Ntwaririmana. Yampagaze imbere muri gereza ya Ruhengeri kuri Pentekoste. Twarwaye impano nyinshi, muri bari barwaye impano nanjye nari ndimo. Imana ni umubyeyi, nta kindi nabivuga. Nyiricyubahiro Gisonga cya Musenyeri na Padiri mukuru n'abandi bapadiri muri Paruwasi ya Runaba, ndetse n'abandi bapadiri baturutse hirya no hino baje kwifatanya natwe, n'abandi bapasiteri baturutse mu yandi matorero n'amadini, ndetse n'abandi bihaye Imana mwese muri hano, bakristo bavandimwe, namwe bashitsi. Kristo Yesu akuzwe. Fasha umwanya mwiza w'ubuyobozi bw'akarere ngira ngo twongere dushimire Nyiricyubahiro Musenyeri wa Diyoseze ya Ruhengeri ku butumire mwaduhaye mwiza w'ubuyobozi bw'akarere. Turabashimira, ngira ngo dufatanye tumuhe amashyi. Ni ikimenyetso cy'imikoranire myiza dusanzwe dukorana na Diyoseze, ariko by'umwihariko na Paruwasi ya Runaba. Dukorana byinshi bigamije guteza imbere imibereho myiza ndetse n'iterambere ry'umuturage. Kandi Nyiricyubahiro Musenyeri nagira gufata uyu mwanya mbifurize mwebwe Igisonga, Padiri mukuru n'abapadiri mwese muri hano, abasaseredoti ndetse n'abandi bihaye Imana muri hano, n'abakristo ba Paruwasi ya Runaba ndetse n'abashizi, ngira ngo nongere mfate umwanya tubifurize umunsi mukuru mwiza wa Bikira Mariya utasamuye icyaha, ndetse akaba yanaragijwe na Paruwasi ya Runaba. Nanone turanashimira kandi uburyo Paruwasi gahema umunsi ku wundi kugira mu iterambere ry'imibereho myiza y'abaturage, cyane cyane mu kubwiriza ijambo ry'Imana. Imyaka myinshi maze hakozwe byinshi mu kogeza iyobokamana mu bakirisitu muri Paruwasi ya Runaba, ndetse hirya no hino mu gihugu banyuze aha ngaha, nabyo turabishima cyane. Ndetse mboneraho mvuga ngo umuryango akwiye gukomeza kuba ipfundo rya Kiliziya, kugira ngo kuko niho dusanga abakristo, niho dusanga abakristo bakwiye guhinduka, haba mu mico, mu bikorwa,
aho rero turagira ngo kuko hakomeze kuba ipfundo ryo kubaka kiliziya no kugira abaturage beza bafite imyumvire myiza batasezera ruhengeri, birimo kubaka amashuri, gufasha abatishoboye binyuze muri Caritas ariko n'ubundi buryo butandukanye. Ibyo byose turabishima, ibijyanye n'ubuvuzi, gufasha abatishoboye amashuri, ariko n'ibikorwa by'iterambere muri rusange byinshi naho Rwanda birondoreye muri uyu mwanya. Ubuzo Akarere kacu turabishima kandi turabizaza kuzakomeza kugira imikoranire myiza nk'ubuyobozi bw'akarere, inzego za leta. Rero muri uyu mwanya n'icyo Musenyeri nabigarutseho, hari ibibazo bigiye bigaragara koko ndetse bigihari bikomeje gukora ubuvugizi, tuzakomeza ariko hari ibyo twakwikorera bikigaragara mwagarutseho cyane nk'isuku n'isukura. Twavuga nk'ikibazo cy'umwanda kigaragara muri paruwasi, biratureba nk'abakristo natwe nk'ubuyobozi, ariko nk'uko mwabigarutseho ndetse mugatanga n'ubutumwa, twagira ngo natwe nk'ubuyobozi tubyibutse ko umwanda gihari ndetse byagiye binagaragara ko hari n'ikibazo cy'amavunja cyatangiye kugaruka, kandi biterwa n'iki? N'umwanda uba ukabije hirya no hino mu bakristo. Nawe ushobora kubisanga ntabwo bikabije cyane, ariko icyo ntabwo twavuga ko kiba cyaturutse ku mwanda. Nanone aho abantu baryama, ibyo baryamamo, isuku mu rugo muri rusange, kugira ikimoteri n'ibindi bijyana n'isuku, amatungo atari mu biraro, ibyo byose biracyagaragara kandi bituma aho kwiyongera kwa wa mwanda. Twagira ngo nanone dutange ubwo butumwa bw'isuku nk'uko mwabigarutseho mu kubishimangira. Nanone hari ibindi bijyana n'ibiyobyabwenge, cyane cyane inzoga zitemewe hano hafi n'igihugu cy'abaturanyi cya Uganda. Ikirangwa cyane cyane gikunda kuhaba ni kanyanga, kugira ngo ariko muri rusange nk'ubuyobozi bimeze neza. Rero no mu rugo ubwo turakomeza, ariko tubashimira nk'ubuyobozi bw'akarere. Muri gahunda rero za leta niyo nagarukaho cyane, hariyo tuvuga gahunda y'ejo heza, itwe ko umukristo atari muri ejo heza utuzamura uyu munsi ameze neza, ariko mu myaka 50 afite ikibazo cy'amikoro make cyangwa n'umukene. Ikibazo cyo kugira ubwisungane mu kwivuza, haracyari abakristo bagira ikibazo cyo kwivuza kubera ko batari muri mituweli, tubabona kwa muganga. Ubona yuko bagira ngo abantu bakomeze bakurikirane ndetse bagire ubwisungane mu kwivuza. Igihe bagize ikibazo ntawe ubyifuza, ariko igihe kibayeho umukristo yivuze neza. Nanone indi gahunda nk'ubuyobozi bw'akarere dushyize imbere cyane ko n'igihugu cyacu, ni gahunda ya graduation yo kuvana abaturage bafite amikoro make mu bukene. Turacyafite icyo Musenyeri mu karere kacu ka Burera, ubu dufite abaturage 7,766, ariko umurenge wa Butando bafite aho gukurikirana by'umwihariko, na hano muri paruwasi barimo, no kugira ngo dufatanye kongera kureba abaturage bafite amikoro make. Iyo tuguze amikoro make, niba abari badashobora kwinjiza n'ibihumbi 109 ku mwaka, ubwo ni nk'amafaranga 200 ku munsi. Urumva kugira ngo batunge umuturage babigoye. Rero igihugu cyacu cyashyizeho gahunda yo kuvana abaturage mu bukene, kandi abaturage n'ubundi ni abaturage n'abakristo, aho dukangurira abo baturage dukurikirana by'umwihariko ko bakora cyane bakiteza imbere, ndetse bagafashwa n'abandi. Natwe abakristo dufite ubushobozi n'abafatanyabikorwa n'inzego za leta, uburyo tubahurizaho amahirwe tukabigisha kandi guhindura imyumvire yo gukora cyane, bahereye kuri bya bindi bitoya bafite, ku buryo nabo bava hahandi habi ubukene bakiteza imbere. Kuko igihugu cyacu cyasanze n'ubundi kugira ngo umunyarwanda wese akwiye kugira ubuzima bwiza, duhereye kuri aho ngaho. Nanone muri iyo gahunda ya graduation, aho nanone gukurikirana ngo here kugira umuturage, here kugira umukristo usubira hasi, aho umukristo wese ahangane no gukora cyane, ahereye kuri icyo afite ateye imbere, aho kugira ngo asubire hasi hari intambwe yaragezeho. Kandi ni gahunda ireba umunyarwanda wese ko gukomeza kwiyubaka, gukora cyane no gutera imbere. Soza nyitwa Musenyeri, nanone ubuyobozi bw'akarere no kwegera umuturage, hari gahunda tuzatangiza ejo, aho umuyobozi wese ndetse kugera no kuri padiri tumugeraho nabonye igiti cyamupanze, aho umuturage wese azagira umuyobozi wese mu karere
kugera ku rwego rwo hasi ku mudugudu, azagira umuturage akurikirana, azagira isuku akurikirana, kugira ngo turebeho abaturage bacu bahagaze gute. Ni mesaje ntaza kugira ngo urahamwe ababisime nageriwe tuzasanga byose bihari, afite tuwarete, akarima k'igikoni, afite imboga, afite ya gahunda yo kwishyira mu bikorwa, kuko ni gahunda y'igihugu cyacu yo kuvana umuturage mu bukene, ariko tugera kuri buri muryango, kuri buri muturage. Ibyo rero bizashoboka twese tubigizemo uruhare, baba igihe musenyeri, baba bihaye Imana, baba abayobozi bose, kugera ku mudugudu aho buri wese azaba afite umuryango akurikirana, afite isuku akurikirana, areba ngo buri muturage ari kuzamuka mu mibereho gute. Ese akarima k'igikoni kamugora, kugira ubwiherero byamugora, kuba inzu akagira isuku byamugora, kugira ngo duhashye wa mwanda, za ndwara, ariko igihugu cyacu kigira umuturage, cyubakiye hasi ku muturage. Nongeye kwifuriza umunsi mwiza, umunsi mukuru wa Bikira Mariya tudasomuka icyaha, ariko by'umwihariko waragijwe na paruwasi ya Runaba, ndetse tubifuriza kuzagira noheli nziza ndetse n'umwaka mushya muhire. Murakoze.
yazanywe intore ibihumbi bibiri na makumyabiri cyangwa gushyirwa kwabo mu myaka ijana na makumyabiri n'itanu intumwa nziza igeze mu Rwanda kandi bikaba kubona yuko umubyeyi mu Kigali adukoreye ibitangaza mu ngo zacu si byo yewe Umunyarwanda yavuze ngo abishyize hamwe nta kibananira, namwe muravuga muti koko ibyo wavuze ni ukuri, reka tubishyire mu bikorwa. Ibyishimo rero ni byinshi, twe twese turanezerewe, niyo mpamvu uri kugira ngo rwose abo mu mbere bazane agatuma murara nawo kanuzanyegoya murare rwose tujyana santra yitwa Rusasa isasira abayisanga Runaba ikanambana n'abayisanga n'iby'agaciro gakomeye abo mu mbere. Iyi gahunda twita muri Karisitiya tugezaho ijambo rikomeza n'utugira mu kanya mwongere tugezeho izindi mpanuro bityo turusheho kuko kwiyubaka kuri roho no ku mubiri. Kandi padiri mukuru saseredoti yeguye Imana kubaha bisubiye mu karere kacu ka Burera, abayobozi mwese muri hano, bakristo bavandimwe, bana bacu dukunda, muranyumva? Mwiriwe neza? Murakoze cyane, uyu munsi wagenze neza, ndagira ngo babwire ko nishimye bashimira ibyakozwe kugira ngo uyu munsi ushobore gushoboka. Ni ukuvuga ubwitange bwanyu. Hari urwego rero kugira ngo ngarukeho, imiryango remezo, abakuru b'imiryango remezo bari hano nibahaguruke tubashimire cyane umurimo bakoze. Turabizi imiryango remezo ihagaze neza, paruwasi ihagaze neza, diyosezi ihagaze neza, kiliziya ihagaze neza. Dukomeze rero mwitange umuryango remezo, kuko burya nyuma yo guhura abantu bagasenga bakagira bate, ariko umuryango remezo ni ubuzima bwa Gikristo, kuko abantu babanye baturanye
bakagira uburyo bahura bagasenga yego, bakagira ibikorwa bibahuza, bakinjira muri gahunda za paruwase. Mwakoze umurimo mwiza rero, kandi imbuto murazibona, murabona nyine ko umuntu mwakoze, imvune mwagize ntabwo byapfuye ubusa, byatanze umusaruro. Nimukomereze aho rero, umuryango remezo ukomeze ube aho abantu babaho mu Kristo bivuye mu kivunge, ahubwo ku buryo bufatika. Ubwo rero hari kugira ngo tugere aha ngaha umurimo wakozwe, noneho ngere no kuri uyu munsi nyirizina. Umunsi nyirizina guhera mu gitondo kugera kuri iyi saha, rwose paruwase Runaba yatudabagije. Umwanya mwiza rero wo kugira ngo nshimire Padiri Mukuru, twese bafatanyije, abarahiki bafatanyije, yewe mwese bakristo ba paruwase ya Runaba. Twaje kugira ngo mutubereke ibyiza mwagezeho, uburyo mwatwakiriye n'ineza mwadusanganije, byatunyuze. Mwakoze cyane. Iyo umuntu areba imbere rero naho abona ari heza, wubakiye kuri ubwitange bwagaragaye mu gihe cyashize, ukurikije n'uburyo uyu munsi wagenze. Guhera mu gitondo wabonye uburyo misa yariteguye neza, abana bacu ku mpande zose, urubyiruko, abakuru, muri korali iririmba neza, indirimbo ziteguwe neza, liturujia aho nta ndorerezi. Noneho kubona ukuntu mwaje mungana byerekana imbaraga za paruwase ya Runaba. Noneho ngeze no kuri izi numero z'abana bacu. Bana bacu twabashimiye cyane. Mwifitemo imbaraga z'ukwemera, mwifitemo impano nyinshi, kandi ibyishimo byanyu murabigaragaza, natwe ababyeyi tukishima. Mbere yo gushimira rero inshuti z'abana ziba hafi y'aba bana, bakabafasha guhura, bagasenga, bakabyina, bakidagadura, bakiga kubana no gukura mu gihagararo n'ubwenge n'ubusabanyiramana. Na padiri washinzwe, Padiri Ariston. Nuko mwebwe mwese rero mwita ku bana bacu, turabashimira kubera ko mutubereye ahantu hakomeye. Nimukomereze aho, mukomeze kwita ku bana bacu n'urubyiruko, kubera ko ari amizero yacu, amizero y'igihugu, amizero ya Kiliziya. Abita ku rubyiruko mwese n'abana turabashimiye. Biratanga n'icyizere ubahagarariye yahoze avuga ngo ibisigaye gukorwa. Ubu se dukomeze gushyira hamwe nk'uku nguku, hari icyatunanira? Murakoze cyane rero, uruvuga ko na gahunda ziri imbere kurushaho kunoza,
n'ibindi bikorwa byose twifuza gukora tuzabigeraho dufatanyije kuri umwanya kugira ngo nshimire kuri bw'umwihariko abayobozi bacu. Kugira ngo nshimire ubuyobozi bw'akarere ka Burera mu nzego zose, inzego bwite, ubuyobozi bwite, inzego z'umutekano, inzego zitwegereye. Iki gikorwa kugira ngo gishoboke mwabigizemo uruhare no kuba mwaje tukaba guhera mu gitondo turi kumwe, ni ikimenyetso kitabeshya gifatika cyerekana ubufatanye kandi byose ku neza y'abo dushinzwe. Ndagira ngo rero bakristo bavandimwe mwese mufashe dushimire ubuyobozi bw'akarere ka Burera uburyo ku mpande zose, mu nzego zose tuba hafi kandi byose bikagenda neza.